Je nari mfite virusi y'agakoko gatera SIDA. Yewe kuva nakanura majije kumenya ko mfite icyo kibazo. Nahise mpiga umuhigo cyangwa nifatira icyemezo mfata imyanzuro ikomeye cyane yuko nta gahunda mfite yo kuzashaka. Nyimara kubyatura ntyo Imana reka mbabwire gukomera ku Imana yankoreye igitangaza inkoraho. Nari naravuze ngo ningira n'umwaka bikaba ngombwa ko nishaka azaba ari impumyi nkayitera inda ubwo azaba ari we mugore wanjye. Ubuzima bwanjye buracyari buzima. Wow, imyaka rero hari igihe Imana ikora ibintu niko umuririmbyi yaririmbye abango tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, ariko ngo hari Imana isumba byose ibikora yitwa Uwiteka Nyiringabo ishimwe. Rero mbafite ishimwe rikomeye mu mutima ry'ibintu Imana yakoze. Nshuti bakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV, twongeye kubakira cyane kuri kamera z'Ibyiringiro Bizima TV. Turabakunda cyane kandi namwe muradukunda, tuba tubibona aho muherereye impande zose z'isi, tuba tubona ko mudukunda kuko mudahwema kutugaragariza ko turi kumwe muri komanteri, mu nama zanyu uko bwije nuko bukeye. Uyu munsi rero nkuko mubibona imbere yanyu twabatumiriye abatumirwa, ndagira ngo murababona, reka tubasuhuze. Yesu ashimwe cyane. Isahimbazwe. Wow, hari abantu bababonye rero babona uburanga bwanyu aribwo bwa mbere hano kuri televiziyo Ibyiringiro Bizima TV. Ndagira ngo rero mutangire mwibwira abo bantu, hanyuma dukomeze tuganira ariko abantu bareba bakabamenya. Yego, murakoze cyane. Tubanje no gushimira Imana kandi ko turi kumwe namwe kuri Ibyiringiro Bizima TV. Amazina nitwa Primier Niyigena, ndi umugabo mfite umudamu ari buyu n'abana batatu. Sengera mu itorero rya DPR. Ubwo ni Pentecote mu Rwanda. Nitwa Primier Rachel. Yego. Umugore w'uyu mugabo. Yego. Ufite abana batatu. Abana batatu. Hanyuma umwana wanyu w'imfura yitwa nde? Imfura birumvikana ingana se. Lenox. Hanyuma muje rero kuri mikoro z'Ibyiringiro Bizima TV, niki mwabikiye abantu babakurikira nonaha bari kubareba, ko abantu bifuza kumenya ikintu mwababikiye, niki mwababikiye? Uyu munsi twababikiye inkuru nyinshi nziza kandi icyambere ni urugendo rwacu rw'uburyo twashakanyemo. Cya kabiri ni ugukomeza kubiringiza ko ibyo biringiye ari bizima. Imana iduhana umugisha. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi dukunda, tugushimiye ko utajya utureka uko bwije nuko bukeye, kandi tugushimiye umuryango uduhaye kugira ngo n'uyu mwanya dusangire ubuhamya bwawo. Turagusabye ngo imitima y'abantu bose bagiye kugukurikirana, mwami nukuri irushaho kugira ikintu ikuramo, kandi turasabye ngo umwami Imana yacu wunganire nukuri imitima yacu twese kugira ngo dushobore mwami Imana yacu kungukira imbere yawe. Haboneka umugisha rero uvuye mu biganza by'Imana, kandi ubutware bw'Imana akoze gutwara hagati muri twe kubw'izina rya Yesu. Amen. Hanyuma mugize muti tugiye kubasangiza ubuhamya bwacu bw'urugendo rwo kugira ngo tubane na madamu. Hanyuma ndagira ngo mbabaze akabazo kamwenda kamatsiko kanadufasha kuza kwinjiramo. Madamu wanyu mwashakanye ryari? Twashakanye muri 2015 agana mu kwa munani. Mu myaka 5 mumaze, ndabona Imana yatanze n'umugisha wo kwibaruka abana. Nta nubwo ari uyu gusa, hari n'abandi babiri, ubwo dufite batatu. Mufite abana batatu mu myaka 5. Imana yabahaye umugisha. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero twinjira muri icyo, ubundi mwamenyanye mute? Ese tujya tubona abantu benshi bamwe bamenyanira ku mashuri, abandi tukabona bagira uburyo bamenyanamo. Ese namwe nizo nzira byaciyemo? Oya, ni mudusangiza uko byagenze. Ntabwo ari uko byagenze. Ni byiza gukunda umuntu usanzwe umuzi cyangwa ukunda kumubona kenshi. Mwari musanzwe ubwo muziranye? Twari dusanzwe tuzi. Ubundi twarasenganaga. Yego. Ariko ubundi bwo
nari muzi mu buryo busanzwe nyine uko nabanje, ariko habayeho kugira ngo tubanze ngire ikibazo cyo kuba nari mfite message ye. Nuko ubwo rero biba ngombwa ko tumenyana, wenda ku by'urukundo nicyo wambajije. ubwo wabanje kumumenya atakuzi? Oya, twari tuzi. umuntu musanzwe muziranye ntabwo byoroshye guhita uvuga ngo byagenze gutya, kuko hari n'abantu dutereta mu ibanga bikaza ibikorwa bigatanga amagambo, hanyuma rero ukazashiguka nawe utavuga ngo uwo munsi byagenze gute. Mu gihe namwemereye navuga ko byabaye ngombwa ko habayeho gushaka kugira ngo dusengane, kugeza aho turamenyerana. Byo kumenyerana bivaho habaho kurushanya imbaraga mu buryo bw'urukundo, kumforosa nanjye muforosa, biba ngombwa turabona. Sheri na shushu ukuntu byaje, uyu yitwa Rachel, kandi noneho yari nka tantine w'abantu benshi, kuko iwe habaga icyumba cy'amasengesho mu rugo rwe, nawe mukuru wahabaga n'imfubyi, urabyumva, sibye ko bagira papa batabanaga. Noneho rero twese igitsina gabo twamwitaga Sheri, ugiye kumusuhuza Sheri, mbese twarayiryaga tukavuga Sheri. Ubwo ni ukuvuga ngo n'umunsi nayivuze nyikomeje ntiyayimenye, byakomeje muri uko Sheri Sheri Sheri, nkajya ngenda wenda mvangamo utundi kugira ngo mbarushe ndusha abandi, ariko naho byatura. Ntabwo rero uwo munsi nawe yahita amenya ngo waruye. Nyuma ya benshi bamumenye, nagiye mu muryo umwe n'abandi nsanga ni Sheri Sheri Sheri. Nuko nanjye ndazamuka kubona abasore benshi bakwita Sheri. Kenshi ntabwo nigeze byakira cyane, nta nubwo numvaga ntacyo bintwaye, kuko ni benshi nabonaga bafite iryo jambo barikoresha, bakunda gukoresha iryo jambo Sheri Sheri. Ibyo ngibyo ntabwo byari ngombwa, kubera yuko hari gahunda nari narihaye, numva ko atari ngombwa gukomeza kwishyiramo ibintu byo gukunda bitewe n'impamvu y'ikibazo nari nifitiye. Nekereza ko atari ngombwa rero kwishyiramo ibintu by'urukundo, urebye byabaye ngombwa ko ari umforosa cyane numva bigiyeho. Ariko njye mufashije mu makuru nakuye ahandi, nuko abayisimbukaga, kuko nkanjye nitwa Primier, abenshi bavuga ngo pi yonyine. Twari dufite rero iyo systeme yo kugenda abantu tujya utunyuguti tumwe tw'amazina yabo tukavuga ayandi, wenda bashobora kuba ataramenye impamvu, ariko niyo mpamvu yagendaga ikurura bamwe bagakuraho amanyuguti amwe tugasigarana ayandi. Akagira ati ngewe kubera ikibazo nari mfite numvaga ntashaka, hanyuma se numvaga ntumva ibintu byo gutereta. Ikibazo wari ufite wumvaga uzahoraho uri umukobwa udashaka? Hari harimo kuba naratekereje ko hazigera nshaka, yego, numvaga ntazanabyara. Yarakuruhije ubwo cyane ubura n'umuntu udafite gahunda? Yaranduhije kubera ko narabimubwiraga nyine ntabyakire. Numva ni ibintu yari yarangije kwishyiramo, abifatira n'igihe abona niko kuri. Hanyuma rero ubwo kubimubwira byameraga nkaho atabyumva, kama n'ingero z'abandi yabyangiye, kandi koko ikibazo yari afite ukivuze cyarumvikanaga. Ariko kuko urukundo rurusha imbaraga ibintu byose, ngewe numva bimeze nkaho ibyo bintu atari ikibazo gikomeye cyane, ko nawe atakiteye. Numva ataba victime yacyo kuruta uko nakemera kukimwakiramo. Ngewe numva ndabyakiriye, ndabati nubwo kimeze gutyo nge ndacyishyiraho. Noneho nanjye musigira umutwaro wo kuvuga ngo mbigenze. Inshuti bakunzi mukurikiye iby'Ingero TV, mwakomeza kwibaza muti icyo kibazo, ariko icyo kibazo cyatumye afata icyemezo, icyo kibazo nanone avuze ati nanjye ntiyari we victime yacyo. Iki kibazo ndumva umuntu wese udukurikiye afite amatsiko. Icyo kibazo ndagira ngo mu magambo makeya use yenda n'ugisangiza abantu, hanyuma icyo kibazo abantu bareke gukomeza kumva ngo ikibazo kitaba ikibazo cyane, mwaba mukoze. Nari mfite virusi y'agakoko gatera SIDA.
ubwo njyewe kuva nakanura majije kumenya ko mfite icyo kibazo nahise mpiga umuhigo cyangwa nifatira icyemezo mfata imyanzuro ikomeye cyane yuko nta gahunda mfite yo kuzashaka no kubyara mbyikuramo kuko numvaga niyo twahura n'umuntu ufite icyo kibazo tukahuza atantereta ngo byebere. Kenshi twagiye duhura n'abasore benshi ariko njyewe ngira n'ingorane zisari zitanyoroheye kubera guhamya Imana kuko nkikimenya icyo kibazo ntabwo natinye kugihamya nkimenya uwo munsi nkimara kubimenya nagiye mu rusengero ndatura iwacu turatura ubundi tukaturira abakristo kuko niba ari n'ikintu nahuye nacyo kikankomeretsa nacyo cyari kirimo kubera yuko ubu nakiyirije ubusa nkirarira amajoro nkikorera ribature ntari nihana kugira ngo Imana ndebe ko yagikiza kubera ko cyari cyarabayeho ari impanuka mu buryo bwo gufatwa ku ngufu. Pole sana. Nuko rero majije kumenya ko bimeze gutyo ndavuga nti nta kundi iki kintu impamvu nakiriyirije ubusa nkakirarira amajoro nkakora amasengesho y'iminsi 3 nakoze amasengesho utaba ngo nihane ndebe ko cyava kugira ngo Imana ikubabarire numve ko Imana yambabarira kandi waranahohotewe ubutayu ndabukirarira iki kintu byanga kuvaho. Najya nsenga nkumva ijwi rimbwira ngo kizakemuka ari uko wihanye uzababarirwa ari uko wihanye. Nyuma yaho rero ndabyibuka nari nakoze gahunda yo ciye muri make aho byagiye bituruka kugira ngo nze guhuza n'izo ngorane nagize. Noneho rero ubwo rero nibwo nibutse neza ko icyo gihe nari naraye nakoze ribature ya mu gitondo njya munsi y'igiti cyitwa gasiya ndasenga Imana senze Imana ngo ndebe ko kivaho ninginga Imana ndira cyane. Imana arambwira ngo ntumva ijwi rirongera riraje uzature nibwo nza kubohora wanze kwatura kuko kenshi nubwo byari bimeze gutyo hari igihe umutima wankubitaga nkabyumva nkumva umutima neza bikanga ngeze aho rero numva ni ngombwa kugira ngo nzabivuga ariko nkumva biramvuna ijwi rirambwira ngo noneho niba byanze njyewe ubwanjye nzakwihanisha. Mukuri nari mfite ikibazo cyuko nza kurwara rero indwara nari mfite indwara impamvu nanihanaga sa naho nkomeza kwatura nari mfite indwara nkimara kugira icyo kibazo ntago nari nzi nsobanukiwe iyo ndwara icyo yashatse kuvuga nta nubwo nagiye kwa muganga nabanjije kubibika kubera ubuzima nari ndimo narwaye uburwayi rero bugaragaza ko nari mfite umutezi. Uwo mutezi muri uko kurira nsenga Imana ndara amajoro byagezeho ndara amajoro cyane mbyuka ninjoro nkagenda n'icyo kibazo cyari kirimo kugira ngo mbohoke ndebe ko byibuza nacyo Imana yo mu ijuru yandangira umuti wacyo ntago nari nzi byari byo. Nyuma yaho nagiye kwa muganga bambwira ko ari umutezi. Ubwo burwayi bwari bukomeye cyane kuko nyuma yaho hari ibibyimba ibintu by'ibisebe binini cyane ku buryo n'icyuma wakinyuzaho ukabikeba cyangwa urwembe. Nyuma yaho rero nagiye kwa muganga barambwira ngo nta kindi kintu indwara twayikorera kuko yari centre de santé barambwira ngo keretse kubibaga tuzakohereza kuri ADPR babibage. Yari yaranandenze cyane banyohereza kuri ADPR rero Imana itera urujijo ngezeyo inkubita urujijo mera nkurindagira ntaza aho ndibwira injirire ariko n'imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana kuko uwo munsi nanjye nahaboneye ukuboko kw'Imana. Imana ubundi yagira ngo hari nzerekane gukomera kwayo bitanyuze ku badokiteri cyangwa ku wundi muntu wankozeho ari Kristo wenyine wanyuzeho. Rero iki kintu nyibutse kintera gushima Imana. Ubwo rero naratashye bijyobeye nyimbuza aho ninjirira si uko ntari kubona uwo mbaza ahubwo byaranshanze mpita ntashye ntaha mpamya mvuga nti rero
ngenda mfashe imyanzuro ndataha ndavuga ngo napfa nakira ubwo ndabyemeye nzapfe nta kundi byagenda nzapfe. Ndagiye nkigera mu rugo biranshanga nibwo nahise mvuga nti haza uduheri twishishikara ku kuboko, ariko ntabwo byari igihe cyo kuba wenda byaba ari ibyuririzi kuko n'abarumuna banjye bari babifite, ni utuntu twanduzanyije. Aho nasengeraga mu bakirisitu batangira kuntata kuneka kwa kugaragaza ko Imana yageze aho bigaragariza kuri utwo tuntu. Bambwira yuko rero ngo nanduye, ntazi aho bivuye, ntazi aho byavuye byaturutse. N'ubuhamya burebure kuko byanyuze muri nzira nyinshi kugira ngo babaze, kuko bambazaga n'ibibazo ngo nihane ngo bumvishe ko nasambanye, nkibaza umuntu wabizanye mukuru uwo mudugudu nkumva biranyobeye kuko aho byabereye si muri ako gace. Igihe rero cyarageze noneho bambwira ko utwo tuntu dushobora kuba twarankururiye ikibazo ngo ari SIDA, ngo dore warasambaye ngo urandura na SIDA. Niba uduhakaniye bambaje ubwa mbere, bambaza ubwa kabiri, ubwa gatatu barambwira bafata ibyemezo, barambwira bati fata gahunda tuzaguha amafaranga ujye kwipimisha. Kubwo kumva narananiwe kubohoka ngo naturire iteraniro babwire icyo ikibazo nagize, barangije barambwira bati genda ufata amafaranga ujye kwipimisha. Nagiye kwipimisha rero reka mbigereho nsanga icyo kibazo narakigize, nsanga mfite ubwandu. Nkimara kubimenya kuko nari nzi neza ko wabinkoreye yari n'ikirara, nahise mvuga nti ibi bintu bishobora kuba ari byo, kuko uyu muhungu ashobora kuba atari muzima nubwo nta bisubizo byo nzi. Ikindi ibi bintu by'ibirwara ndwaye bishobora kuba binyerekana ko ntari ikibazo nabo cyajemo. Sinagira nsobanuza uburwayi nari narabuhishe, nta muntu nabashaga kububwira. Byari ibintu byo kuba ndi kubura ntazi icyo nabasha gusobanura. Hagati aho nahise ngenda ndatura. Yego. Ndababwira ni ikibazo cya sinahita nanabibika, naravuze nti mfashe icyemezo kuko mva kwipimisha. Nagiye mvuga nti mfashe icyemezo cyo kujya kwipimisha, cyo kujya kwihana. Nuko naragiye rero ndihana. Nkimara kwihana bahise bambwira bati nta kundi, ubwo tugufashe nk'uwacu ugize ikibazo, ariko nta kundi. Nabisobanuriye ubuyobozi bwa korari kuko ari bwo bwabinsabye, ariko no muri korari wihaniye. Ariko narakomeje njya n'imbere y'umudugudu. Ubuyobozi bwa korari bumenya ko mfite ubwandu, ariko ubuyobozi bw'umudugudu bwo nyine bwari bubimenyeshwe n'ubuyobozi bwa korari. Ariko ubuyobozi bw'umudugudu bwo nabwaturiye ko nasambanye gusa. Nyimara kubyatura nyo Imana, reka mbabwire gukomera ku Imana yankoreye igitangaza inkoraho. Bya bintu irabyibagira, n'imbere yinjirayo, n'inyuma hose yinjirayo, irabibaga nta ngaruka, nta kindi kibazo. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe cyane. Izo ni imbaraga ziri mu kwihana. Kandi ikindi kintu abakunzi bacu badukurikiye iby'ingiro bizima TV bataza kumva ngo wenda ngo wihannye icyaha cy'ubusambanyi ngo bumve ko ari amarare yabugushoyemo, ni ingorane wagize ufatwa ku ngufu. Icyo ngicyo yenda ubutaha mu buhamya tuzakomeza bw'ubutaha yenda bwawe bwite, icyo uzarushaho wenda kukibasobanurira cyane. Hanyuma uyu munsi rero babyumve neza ko naho umuntu yaba yafashwe ku ngufu hariho umurongo w'uko atagomba guceceka. Ibyo ngibyo ubwo nicyo cyabaye kuri mushiki wacu. Yego. Kubw'ibyo uvuze nanjye ntekereza ko guhera icyo gihe nahise mpinduka umutangabuhamya w'ubuzima bwanjye. Ntabwo nigeze mbuhisha, navuze ubuhamya bw'ubuzima bwanjye, mbuhera hasi mbugeza hejuru. Nta muntu natinye kubibwira, nabibwiye abasore, mbibwira abakobwa, mbibwira abagabo, mbibwira ababyeyi. Nta muntu n'umwe natinye kubibwira, kugeza aho umuryango wanjye wagize ipfunwe. Uratekereza ngo ibyo bintu buvuga, ibyo bintu ni ibiki? Ubu wisebya mu biki? Uri umwana w'umukobwa, uracyari muto, ntabwo ari ngombwa kubivuga. Mbese n'uwo ngiye kubibwira cyangwa ngiye kuhagarara imbere ngo wenda ndi nk'umuntu uri gushima Imana. Hari igihe cyabagaho nk'umwaka urangiye nkashima Imana ko uwo mwaka nkurangije, nakubita mugamo n'iryo jambo nkavuga ngo maranye
sida imyaka iyi n'iyi nari kuwiteka yampagazeho nta kibazo nagize nta ngaruka z'ubuzima bubi nagize nta byuririze ukabishima mu rusengero nkabishima Imana mu rusengero ibyo bintu birakomeye none se nkawe wowe ntabwo wajyaga wumva ayo makuru birumvikana ntabwo wajya gufiyansanya n'umuntu musanzwe muba hamwe musa nkaho muba hamwe amakuru utayafite nibyo twajuriragaho kare by'ikibazo yari afite yatsindishaga abasore ariko ngenda gitsinda nabatu uko biri kose ntabwo ngomba kukurekeshwa n'icyakubayeho kuko nawe si icyo wikururiye ingorane ngwino nkikwakire ni ingorane wagize ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima ese ni Imana yagutegetse kumushaka kandi uzi ikibazo ariko buri imitima yacu ikorana n'Imana si ngombwa ko ivuga ngo twumve ngo iravuze nta nubwo ari ngombwa ko babiduhanurira ahubwo buri umuntu wese agira uko akorana n'Imana nuko yumva ibintu ariko mu cyemezo nafashe yo kitaza gusunikwa cyangwa gushorerwa n'izo mbaraga z'Imana tuvuga nticyari gukunda ko nanjye nagize abakindwanyamo ndetse harimo n'umuryango ubwo rero urumva ni ibintu nagombaga guhita mparika nkavuga ati ibi bintu ndimo koko nanjye sinzi ibyari byo ariko imbaraga zanshoreye kugeza ku mugambi wanjye naje gusobanukirwa nyuma ko zari iz'Imana hanyuma wowe akubwira ko yemera kukwakira ukumeze ntabwo wabifashe nk'uburyarya bw'abasore uvuga ati yenda aragira ngo ntabwo ari ukuri yenda ejo namara twagiye nko kwa muganga kwipimisha n'ibiki dore ko batayaturanga mu yo dutegura ubukwe cyangwa tudashobora kujya kubana tutazi ibisubizo yenda uvuga ati ejo arashaka kuzanshuka nitugera ku munota wa nyuma ahubwo anyandagaza nsebye wahise ubyakira uramwakira icyemezo nari narafashe cyari gikomeye cyane kugira ngo byakire ntabwo byari byoroshye wabyakiriye bisabye izihe mbaraga byasabye yuko muri uku gukundana cyangwa mu buryo bwo kugira ngo dukomeze tubane gutyo habayeho ngombwa ko wenda waforose cyangwa duforosanya imibiri za guhura tuza gusama inda y'umwana mukuru mfite cyari bikomeye ni amateka maremare ijoro ribarwa riraye ibari wariraye byo bora rero hari igihe ubana n'abantu mu buzima busanzwe bakwemera yego nimvuga ko kwemera ubyumve ko kwari ukunyemera kurimo no gukundwa ku buryo nta muntu n'umwe wari gushyigikira uwo mwanzuro nafashe kuri uyu yego byatumye rero usibye n'iyo famiye n'abo mu itorero n'abo twakoranye umurimo n'inshuti zo ku ruhande abakorege bo hirya no hino bandwanya nsigara ndi njyenyine ntafite umuntu umbwira ngo ngwiki n'uwo navuga ko wanshoreye mu rugendo rw'agakiza nawe anyereka ko iyo kote ndi muri negative ariko gukomeza kuvuga ati uko biri kose ngiye icyemezo ni iki naragifashe buriya mu buzima njya nkunda kubwira abantu ngo niba icyemezo ugiye gufata kireba ubuzima bwawe ujye ugishyiramo abajyanama gake nabwo wumva byanze ubundi uba ukwiye kucyifatira ubwawe na risike izaza ukayirengera ubwawe kuko iyo ugishyizemo abantu risike yije iri negative utangira nabo kugenda ubabwira ngo baranshutse nabo bakibona nk'abagushutse noneho ukagwiza abanzi benshi kuruta uko wabyifatiramo wenyine bakazaza kuguha pole basi wow hanyuma ku ruhande we rwawe urumva abantu benshi bakwitaga sheri bari bafite yenda ibyo bashingiraho byinshi n'ibiki kandi nawe warateretswe wararambagijwe abantu ku munota wa nyuma kujya kubona bakabona ntibakikubonye nyine kubera ko wabonye ukwegukana wowe nta ntambara byaba byarakuzaniye ku rwego rw'umuryango se cyangwa n'abandi bantu nawe urabyumva ushingiye kubera ikibazo cyari cyabaye nanjye ubwanjye nabitekerejeho ariko izo ntambara nanjye narazirwaye kubera yuko aho banyerekaga ko bankunda nanjye nahise mbona ko hagati aho noneho nanjye ncumbishijemo urwangano shyizemo urwangano rukomeye nanjye mpindutse umwicanyi aho kuko nahise mpinduka umwicanyi nanjye mbona ko ndiwe
noneho na ya kese yo kumva cyangwa na cya kibazo cyo kumva ko ntari nkwiye gushaka byiyongera no mbese iyo ijya kuri ya code nari mfite mu mutwe naramuruhije mbetse muri make kuri iyo icyo kibazo yagize cyo kuba yari afite ikibazo cyo kwirirwa rwana n'intambara z'inshuti ze abantu bakoranaga umurimo ariko we bakomaga amashyi nta bakurwanyije nanjye baramvugaga nanjye baramvugaga bakandwanya urumva ko nahise mpinduka umwicanyi nyine kuri bose no kubanzi no kubankunze akajya bavuga ati burara muroze twamubonaga agenda twamubonaga ahubwo ku rundi ruhande vuga ngo bo batekereje ko ngewe ujya uko bambonaga atari ko ndi ikigoryi nta kigenda we bagahita bamubona nk'umwicanyi wa karite kuki we niba umuntu abuze ubwenge kuki watabonye ko yiyahuye ngo amuhunge noneho we agira intambara zo kwangwa kuko yakoze ikintu kidakorwa ndetse benshi bavugaga ko ari n'icyaha kitababarirwa adashobora kuzakibabarirwa bakaba bati mbega ntibujya bamubona ni umugome ntaramwishe tu bivuze ngo inshuti ubwo zahise zigenda mubireba ubwo n'uwanga ize zaragiye na za zindi zanjye zose ziragenda dusigara twenyine dore ko nabwo nari nashingiye bari bashingiye yuko nakundaga guhamya ko ntazigera nshaka ako kantu tutakirengagije ikindi ntazigera nabyara hagiye noneho nkunda no kubivuga nkumva cyane nakundaga kubibwira abantu tumeze nk'abateranye kenshi ntabwo nabivugiraga imbere y'iteraniro cyangwa namamaza ibintu wenda by'Imana nkunda kuvuga mu bantu keretse wenda nk'ubu duteranye n'umuntu turi kuganda dukorana nk'ikiganiro n'abana bagenzi banjye kenshi navugaga ko nta gahunda mfite noneho n'abasore bandambagije babona ko mfite babona ko nkwiriye kugirana nabo gahunda nkabahamiriza ukuri ntigiye ntabwo nteganya gushaka ni naho kenshi byavuye noneho babonye ko bihindutse bigiye ku wundi kandi noneho we muzima noneho bo nabo babaga ari bazima ariko bahise birengagiza cya kindi bajyaga bavuga banshaka dore ko wenda bageragize no gufata ibyemezo bikabakundira kuko hari nabo nahendahendaga ntimundeke wiforosamo kubana nawe ejo wabona uruhu rwanjye rwatonyotse rumeze ukundi kuntu wishimiye kubana nanjye ubutaha ugahita wumva irahindutse ugahita ubona ko nagukururiye ingorane reka rero ibyo gukundana no kubana cyane numvaga nari narahize kutazahemukira umuntu muzima ikindi kutazahemukira uwo nabyaye ibyo mihigo mbese uyu yaje kuri kesi ikomeye cyane ndayikorera nawe anyikorera umutwaro ariko nanjye nkumva kubyakira byarananiye kubera ibyemezo nge nari narafashe rero kubw'umugambi w'Imana ntawamenya imisiyo yari yakoze Imana yabikozemo misiyo ikomeye kuko nawe ubwe ntago urebye hari ibintu byinshi by'ibyemezo nari narafashe ariko kubera we yaraje biba ngombwa ko tubana ariko kubana nawe nabwo sinabyakiriye erega nanjye sinamubonaga nk'umuntu nshobora guhita nakira namubonaga nk'umuntu udahari yewe icyo nazize kuba ndiko nabanye nawe nukuba narasamye nkatwita waruvuze ngo wajya kubona ngo ari ameze nkaho ntawe uhari iyo mvugo iyo yego impamvu navugaga ko ntawe uhari kandi ikindi ntari kumwe nawe naratekerezaga ko ntari nkwiye kubana n'umuntu muzima kandi nanjye nafataga imyanzuro nkumva namuhunga wari wariciriyeho iteka mu yandi magambo umva icyo kintu wari wariyanze uko tukibana nahise numva mpindutse noneho umwanda ntacurirwa icyiza ku bantu n'Imana itancurira ibyiza numvaga ahantu hose meze nkaho ndiyo wagira ngo mbese wagira ngo mfite umuntu wangambaniye ku kintu cyose nkumva we rero kumwakira byarananiye noneho nshingiye no kubyemezo nari narafashe hanyuma umuryango wamwakiriye ute umuryango wanjye wa ntago umva nabo babyakiriye nk'abantu bumvaga ibimbayeho bitari byo ariko babifashe nk'igitangaza nyine babifashe
nk'igitangaza, ariko nanone babifata nk'ibintu bidasanzwe cyane ko baravuga ati umukwe wacu tuzaba tubibara tubibonye babanye nibura n'igihe cyane. buriya bashobora kuba barabihaye igihe, baravuga ati tuzaba tubibara tubibonye cyane ko nta n'umuntu utarabiteze iminsi, hana n'ubu kandi hari abantu bakibiteze. mwarabinesheje ariko uyu umuntu amaze imyaka 5 mu rugo ntabakijaraje, amaze kuba stable. Yego, hanyuma wowe urumva umuryango wabo waratunguwe, ubona ni surprise ibaye. Hanyuma wowe mu muryango wanyu nawo wabaye surprise? Urabona nuko hari ibintu byinshi abatavuze, wenda reka nsubire inyuma ho gato mbere yo kugusubiza. Ariko nawe impamvu atashyikiraga ko twabana si n'ikibazo cy'uko yari afite ubwandu bwa SIDA, ntabwo ari icyo kibazo gusa, ahubwo yagiraga n'ipfunwe ry'uko agiye gushaka umuntu wize watarize. Noneho akambonera kure, kuko icyo gihe mu gihe cy'urukundo nasaga nkaho ndi umukire ko nari mfite n'akazi gahembwa hejuru y'ibihumbi 100. We ntiyize, nta shinge, nta rugero, n'imfubyi ntafite umufasha n'ubundi. Ugasanga rero ni ibintu nawe ubwe yishyiragamo ko uyu muntu ubundi tuzahuzwa n'iki. Nibura nawe ubwe aba nambeshya, bize abantu biganye kuva troncome superieur, abo bahuye mu kazi, noneho akagenda akicingiraniraho akumva ko bitari bikwiriye. Ni nacyo cyatumye famiye yivuga ngo bishoboka bite se ubundi ni muzima yaranize, undi ararwaye SIDA nta nubwo yize. Ibura nyine nuko umukina mu minsi mike ntibazaba bari kumwe, icyo cyarumvikanaga. Reka twigendere rero tugere ku muryango wanjye. Ubwo nanjye nyine bamaje kubona ko ibyo bibaye, ntago bateranye ngo bahamagarane baze bahurire mu rugo rumwe babivuge. Famiye ya hafi yaregeranya, abandi bahabwa amakuru kuri telefone. Bati ibyo bintu ntibibaho, niba yarakoze ikosa akamutera inda turemera kuzarera umwana wacu kuko ni amaraso yacu, ariko ibyo kubana n'uriya mugore byo ntibibaho. Banshyira rero inzira ebyiri imbere, nk'izi Imana yadushyize imbere ngo twihitiremo. Iyi gihogera ijya mu irimbukiro n'ifunganye izatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Nanjye barabati noneho hitamo, niba mugiye kubana ntubukitwa uwacu, ubwo nyine sinzi indi famiye uzajyamo cyangwa uzaba wenyine, cyangwa se uremera azabyare umwana tumurere tumufashe, wagumi wabo ntimuzabana uzashaka undi. Yego, tabati rero uko biri kose ni icyemezo naragifashe ni ntakuka, kubera ko nubwo byaciye muri izo nzira bikavamo ko mutera inda nkahita nanamutwara, ariko buriya hari igihe ibintu by'Imana bidahita bishira mu muntu. Ndatekereza atari kuzi ko hari ijambo bibango naho data na mama bana Imana izanyitorera. amen. Aho kugira ngo mpemuke hejuru y'icyaha cyanjye nange kwirengera ingaruka zacyo, nzahure n'ibindi imbere by'urugamba naneshejwe, reka nkomeze muri uyu mujya, hanyuma nkomeze kwinginga Imana hari ikizadukorera. Ndavuga ati rero murekeraho birahagije, nabyumvishe, ngewe umuntu ngomba kumutwara kuko n'uwanjye, indatwite n'amaraso yanjye. Ariko hari n'igihe biva mu myanzuro umuntu aba yari yafashe kera kiri nk'umwana, ko najyaga nkunda gufata imyanzuro kandi nkayigeraho. Ko ndabyibuka kera nyiga mu 3 primaire nigeze kunywa inzoga y'ibitoki iransindisha. Insindishije mbwira mama narutse baruhagira bararyamisha, mbyuka mubati ibintu bindusha ubwenge, ntago nzongera kubinwa. Bene aka kageni nivaho gucyo, ntari n'umurokore tukiri muri Katolika, inzoga y'ibitoki nyivaho. Najyaga mfata ibyemezo runaka kandi nkabigeraho. Noneho ndangije mfata icyemezo rero naho ndababwira ati uko biri kose nari naravuze ngo ningira n'umwaka bikaba ngombwa ko nishaka azaba ari impumyi nkayitera inda, ubwo azaba ari we mugore wanjye. Ko numvaga mu buzima bwanjye ntashaka amaraso atandukanyije ababyeyi, umwana umwe ari uwa kanaka undi ari uwa kanaka, cyangwa se umwe akarerwa ariko ambaza ngo kuki utabanye na mama. Numvaga ibyo bintu narafitiye icyemezo, mpita mbireka. Muko mama mbwira amagambo akomeye,
arambwira ati rero wari umwana, kandi koko nari umwana, n'ibikorwa nakoze mu rugo byanyemereraga kwitwa umwana, nubwo ntari imfura iwacu ariko byanyemereraga no kumpesha umurage wo kwitwa imfura kubera nakoze ibyo abandi batahakoze. Ariko ibyo barabyirengagiza, barambwira tumva rero izo ngirwa buzukuru ntizizagera iwacu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, napfa nabaho rwose ntukiri umwana wanjye, ntuzirirwuza. Icyo gihe ndabyibuka, hari igihe mpita nibuka uko yabwiraga ngo ndetse ninapfa no ku murambo wanjye ntuzahage, sinzahakubona. Kibaza ubundi azaba areba ko azaba yapfuye, se nimagera azatanga abasekirite bo kunyirukana, ariko ngo sinzahakubona. Ubwo rero cyari ikibazo, kandi bagifatamo umwanzuro gutyo. Ndagenda baguma iwabo, tubaho batangeraho, n'uwahagera mama mu bo tuvukana akabimenya ko yahageze, akaba yahura n'ikibazo. Ndagira ngo mbabaze ibibazo nka bibiri gusa tujya ku musozo. Ikibazo cya mbere, mu myaka 5 mumaranye, ni ikibazo kinagira cy'amatsiko kandi n'undi wese wadukurikira ashobora kugira. Mu myaka 5 mumaranye, ubu none mwebwe ubuzima buhagaze gute kuri wowe, hanyuma no ku rubyaro madamu ntidusubiza? Ariko njye ndumva atari abasubiza kugira ngo mutaza kunjijisha. Hari ishimwe mfite mu mutima, kuko nubwo tubanye n'umudamu mu gihe gisanzwe cy'uko tukibana nta nshuti twari tugifite, yewe n'uwo muryango wanjye waragiye, ubu ndashima Imana kuko abo bantu bose bagarutse, nsigaye mbabona baza kunsura bakambwira ati nuko komerezaho, nimubanye neza. Umubyeyi wanjye yantumyeho rimwe, mbanza kuvuga atashobora kuba mbeshya. Bwa kabiri ndagenda, arambwira ati burya twagira ngo tugukange turebe kubivamo ubyihorere, none waramaramaje ntacyo tukiramira, uracyari umuryango, uzaza unyereka abuzukuru n'umugore, ni ukuri nta kibazo. Ubu rero mama tubanye neza, n'abavandimwe banjye tubanye neza, za nshuti zo ku ruhande zarongeye zitwiyungaho kubera ko hari imbaraga, namwe muraza n'abadukurikiranye. Mbese abantu bose ndabizi neza ko tubanye neza kubera imirimo y'Imana ikomeye yagiye idukorera hagati aho muri urwo rugendo. Imana ishimwe cyane. None ubu kugera none kuko umuntu ashobora gukurikira ubuhamya akahita atekereza ibintu byinshi, imitekerereze ikaba myinshi. Ndagira ngo tuse n'abamara abantu amatsiko, bimeze bite ku buzima, bimeze bite ku bana, ubuzima bwawe uratubwira n'ubw'abana bimeze bite? Murakoze. Nanone ubuzima bwanjye buracyari buzima. Imyaka rero hari igihe Imana ikora ibintu, niko umuririmbyi yaririmbye, avuga ngo tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, ariko ngo hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo ishimwe. Rero mbafite ishimwe rikomeye mu mutima ry'ibintu Imana yakoze, ariko utagira ngo byavuye hafi aha. Ni ukuvuga ngo muri izo nzira zose zo gushakana binyuze muri izo nzira, ariko hari harimo n'umugambi w'Imana hirya, kuko njyewe icyo gihe bikiba hari ibintu nashakaga kurinda nari mfite, harimo n'akazi nakoraga mu muryango wa gikirisitu. Numva ko byumvikanye ko naguye muri iyo kese yo kwishingira, yo gusambana nkishingira, bazahita banyirukana. Iya kabiri, nabanje kujijisha bitewe n'uko ku mudugudu wacu muri uko kugirirwa icyizere n'iby'Imana nahaga abantu b'Imana, banantora nkiri muto kuba umukandida mu badiyakoni. Noneho bakankenera cyane, kandi nkumva imbaraga zo guhita mbiyambura ziranze. Muri uko kwanga hajemo umusore ukora mariage, bangombwa ko mbura proof yo kumubwira ngo sinzakwambarira. Ndamwambarira, ndamudonerera, muba hafi aho. Rimwe rero bwarabaye ubukwe bwararangiye, haza kuza umushyitsi wabo, amwereka amafoto bisanzwe, aramubwira tubwire uyu protokole wawe, avuga njye ntuzamubwire ngo umukobwa yateye inda azamushake, ni kandi naramuka atabikoze bazagira ibyago byinshi. Ntekereza nabitekerejeho nyuma, ndavuga ati ahari ni imbaraga Imana yari inyujije ku wundi muntu ngo inyereke ko yabimenye,
zinkomeza kugira ngo ya myanzuro ikakaye yo hirya iyo mu miryango n'inshuti itazanganza. Basi njye mu mayira abiri yo kumvira Imana cyangwa abantu, bituma rero ngira nte numva nkomeza mu murya wanjye w'ibyo nari narahisemo byo kubana nawe. Niko kubana nawe, ibyo rero nyine byatumye indinda iyo sida. Niko yanamubwiye ati kandi indwara arwaye umugore we ntazayirwara. Na n'uyu munsi izo mbaraga nizo zindinda imbaraga. Hanyuma twari tugeze ku mubyeyi, natubwire we bihagaze bite none, hanyuma ubuzima bw'abana bwo buhagaze bute? Abana bo ni bazima nta kibazo. Yego. Hagati aho njyewe no kuba wenda avuze aho iki kintu, nanjye majije kubona ko kwiyakira ari ngombwa. Imana inshyizemo kwiyakira, ikanshyiramo umutima w'amahoro, nakiriye ko mbyaye, nakiriye ko nashatse. Cyane ko umwana nabyaye wa mbere ntabwo nigeze mugirira urukundo rwarambye, bigeze aho Imana impa amahoro yo mu mutima kubwo gusenga Imana. Nyimara kubona ko niyakiriye, Imana impaye kwiyakira, ubundi nkajya nshyiraho imbaraga zo gusenga Imana, mpendahenda Imana. Ubundi ku rugero rwo kuvuga ngo Imana indindira abana n'umugabo. Ya masengesho narayasenze kuko mbona ko gushaka byarangiye, ntateze kuruvamo ngo mpave ngende. Dushingiye ku masezerano nawe ati naho waba ujya n'akaramata rwose. Dushingiye ku masezerano menshi Imana yagiye igirana natwe, n'amateka menshi Imana y'ibyo yadukoreye. Imana yo mu ijuru yampaye kwiyakira, impa amahoro yo mu mutima. Muri uko kumpa amahoro yo mu mutima niyakira kubonana n'abantu, dore ko mbere ko ntabwo numvaga nanabonana n'abantu, akenshi ngo niyereke, mbese nari umuntu umeze nk'igikange nkibara kubana nawe, ku buryo numvaga ntabasha kubonana n'abantu ngo tuganire tugirane nabi ikiganiro. Ariko Imana yampaye amahoro yo mu mutima. Ikimara kumpa amahoro yo mu mutima, ubwo nahise niyakira ko ngomba kubaka. Ubundi ku rugero rwo gusenga mvuga ngo Imana izajya ibandindira, nkajya mpora mpendahenda Imana. N'ayo masengesho kuri iyo nivo, niba Uwiteka afite iherezo ryo kugishyiraho azagishyiraho iherezo, ariko kandi bibaye atari ngombwa ngo gishyiraho iherezo, kuko nabyo birakunda, nta kidashobokera Imana, byose ku Mana birashoboka. Nzi neza ko Imana igomba kundindira umutware n'abana. Ayo masengesho niyo mpagazemo mbasenga, nuko bihagaze. Ariko kuri iki gihe tubanye amahoro, nta kibazo, n'abana nta kibazo, n'umwana Imana yampaye amahoro mu mutima, bitanumva ndamukunze. Naho nagiye ku mbaraga zo gusenga ninginga Imana ngo nkunda umwana wanjye w'imfura, kuko byari byarangoye. Ariko ubu urukundo rwaraje, numva umwana wanjye mwakira mu bandi bana. Urakoze cyane. Ndagira ngo bene data mudukurikiye ku Byiringiro Bizima TV mugire iki cyifuzo. Si rimwe si kabiri mfite ubuhamya bw'abantu barenga nka 5 bagiye bambwira ko Imana yabatabaye ikabakiza. Kandi hari ikimenyetso kimwe nabonye kenshi iyo bibaye ku muntu atabyiteye, ari izo ngorane nk'izo wahuye nazo zo gufatwa ku ngufu, Imana ikibikora. Si rimwe si kabiri. Ni ukuri turashaka Imana, tugiye kuyisaba izatubashije, tuzakora indi nkuru, tuzagira inkuru tuzakora ivuga ko wakize, ugaragaza n'impapuro zivuga ngo narakize ubundi muzima. Kandi ndimo ndumva, sinzi impamvu bije turi kuri kamera, ndimo numva aya masengesho abantu bazabishobora, tuzayafatikanye dusengera iki kintu, Imana ntizabura kudusubiza, kandi turabyizeye. Hamwe n'ibyo rero kandi turabashimiye, Imana ibahereza umugisha mwinshi, kandi ubuhamya bwanyu ni ubuhamya bwiza cyane. Kandi gato hari akantu nasorezaho. Yego. Hari icyo mpamiriza abashobora kutwumva cyangwa n'abashobora kunyumva. Nahamiriza cyangwa urubyiruko rushobora kuzabyumva ko umuntu yavuze ukuri, agahamya ukuri, akuramo igisubizo. Kuko nakubise nahuyemo n'igisubizo cy'umutware cy'umugabo
kubera ukuri yumvaga mvuga, kubera yuko yumvaga ngendera mu kuri. Nagizemo ingaruka zo kuba wenda nari mfite abantu benshi b'abasore banyigaga banshaka kubera ukuri nagiraga. Kubera ukuri kwanjye abasore benshi barandambagizaga, bakandambagiza bazi ko mfite icyo kibazo, nta n'ikibazo gihari, bakumva baranshaka. Ariko burya iyo umuntu abanye n'umuntu azi ukuri kw'ibyakubayeho, yego, ibyo ari byo byose akomeza kumva kugiriye icyizere. yego, nicyo nahamiriza barimo baratwumva. Imana iguha umugisha kandi ukuri kuratsinda, mube mubyumva, tujye tubwizanya ukuri. N'umuntu ukora kwakira ukuri nyine, akwakira ukuri. Imana ishimwe. Hanyuma rero Imana ibahereze umugisha. Turakomeza twe kujya dukomeza kubahekera icyo cyifuzo, kandi hamwe n'Imana, Imana izabikora, turumva tubyizeye, ntidutakaje kwizera. Hanyuma tugiye rero kubasaba musengere abantu bakurikiye ubuhamya, kugira ngo abari bafite ikibazo nk'iki cyanyu nabo Imana ibasure. Kabiri, hari abagabo bataye abagore, kandi n'abagore bataye abagabo nyuma yo kumva ko hari impinduka zabayeho mu buzima bwabo, nabo mubasengere kugira ngo Imana ibakomeze. Ni mudufashe rero mutera abantu inkunga y'iryo sengesho. Umwami Imana utajya wibagirwa kugororera abera b'Imana, kandi abagororere mu izina rya Yesu. Amen. Mudusengere Imana. Kadusenge. Uri data wa twese mwiza, turagushimiye kuri Imana y'amahoro yita kuri twebwe, uhora udufasha uko bwije n'uko bukeye, kandi imbabazi zawe zikomeza kuba ku bantu bawe bakwiringira. Turagushimiye mu izina rya Yesu, kuko hari ibyo wagiye ukora byiza Uwiteka we, kandi tugushimiye ko amaso yacu ndetse n'imibiri yacu byongeye kuba hano imbere y'izi mikoro za Ibyiringiro Bizima TV, kugira ngo twongere gusangiza abera ibyiza by'Imana, ibyo igenda ikorera twebwe abayubaha. Kandi twishimiye cyane yuko uyu mwanya ari umwanya mwiza wo kugira ngo abantu bamenye yuko ukiri Imana ifite imirimo, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ibyo wakoreye abasogokuruza kera n'uyu munsi urabikora. Turagushimiye yuko utajya ubura uko ugenza bakwiringira bo mu bihe bisa nk'ibi. Cyubahiro n'ikibi cyawe Mana, ishimwe n'iribi ryawe mu isi no mu ijuru, kandi reka amahanga yose yature kuri umwami. Tugushimiye rero iki kiganiro tugiranye n'iyi televiziyo, tugushimiye abantu bazacyumva hose aho bari mu isi. Tugushimiye mwami Imana yacu, kuko uri umuterankunga mwiza ubasha gufasha abantu ibyo ababyeyi bataduha, iby'inshuti n'imiryango bitashobora kubona, wowe urabifite. Ibyo tutajya mu masoko ngo tubihahemo, wowe urabifite. Turagushimiye yuko uri ibyiringiro by'abagutegereje bose. Ngaho rero umugisha wawe nubane n'abadukurikiranye, kandi umugisha ukomeze kuba ku bantu bose, ukuboko kwawe kwiza gukomeze kubana n'abera. Dusengeye iyi televiziyo mu izina rya Yesu ngo yagure, kandi Uwiteka Imana ikomeze gusakaza ubutumwa bwiza, ubahe umugisha abakozi bayo bakora uyu murimo mwiza w'Imana. Dusengeye abumviye inkuru kugira ngo bagure kandi bagire ibyiringiro bizima bibiringiza ko ukiri Imana. Turagushimiye kandi natwe Uwiteka Imana Nyiringabo wemeye ko duhagarara aha, ko wadushoboje nk'Imana ukabana natwe. Ngaho ukuboko kwawe kwiza nigukomeze kubana n'abera, kandi ukomeze kudufashisha ubuntu, ineza yawe n'urukundo bikomeze kuba mu mitima y'abakubaha, kugira ngo ibyo ushaka n'ibyo ushima bisohore mu izina rya Kristo Yesu. Niho tubisenze twizeye. Amen. Amen. Telefone yanjye ni 0782 51 45 81. Ndasubiramo ni 0782 51 45 81. 0782 Tugira na telefone iba kuri WhatsApp ariyo 0728
53 72 88, nayo ndayisubiramo ni 0728 53 72 88.